urukundo rw'Imana rukubwira ngo durarwana niki ariko kora iki niki ubohoke. Ubwo wabimenye senga, ihane, iyirize, shaka umushumba, aho bigombera ko wumva wagira ikintu utanga kugira ngo Imana igukureho umugozi. Utyo ubwo muri make ni nka ryabuye ryagaragaye ritica isuka. Niyo mpamvu tuzirota. Nakubwiye ngo kurota ntabwo ari bibi. Ikibi nuko zagusohoraho kandi umuntu yakuburiye. Ndakubwiye nti imbere aho hari umusimari urangije ukubise nk'ipine. Ni wowe wisize. Rero Imana yakubwiye mbere. Izi nzu turi gusobanura ndetse tuzavuga mu cyumweru kizaza. No kuvuga ngo nimba nkukurikiye neza kugira ngo tubikoretirire nyine abantu basobanukiwe, nanjye nsobanukiye, buriya nanjye hari ibyo mba ndi gusobanukirwa. Imana ikweretse inzozi urazirose. Yego. Mbere yuko zijya muri ya process kugira ngo zisohore, ikintu ukora ni igiki, ari byo tujyaho kugira ngo turebe n'izisigaye. Kugira ngo mbere nakubwiye ikintu cya mbere urabimenye. Kabiri bisengere. Gatatu niba nta bushobozi ufite, hamagara umushumba uwo ari we wese, si ngombwa jewe. Biba byiza yo hamagaye wiyumvamo ariko ufite wabisige, ufite bwa bushobozi. Kandi nibisabwa gutanga ikintu kugira ngo bagusengere, ntabwo ikintu utanze aho gikura, ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Kuko n'ubundi yakarande ni guteza indwara, n'undi zisanga Faisal yatangawe hariya. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Mbahaye ikaze mwebwe mwese ku Bumwe bw'Abera Ministries, ntihandi amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nta handi wasanga inyigisho nk'izi. Bamwe batinya kubivuga, abandi ntibazi uko babivuga. Ayo ni amagambo yanjye bitewe n'uko mbibona mushumba. Kuko message twakira nizo zerekana ko hari ibyo abantu bagenda bigiraho, hari n'ibyo bari bakeneye, hari ibyo bari banyotewe babona. Ndagushimiye rero umuntu wese udukurikiye aho ahereye hatandukanye, wakoze subscribe, wagize inkunga atera kugira ngo iyi ministry yaguke. Ndagushimiye mushumba. Imana murakoze kumikaze. Ngira ngo turacyari muri ya misi yari bya biganiro. Yego, by'inzozi, ko inzozi ndakeka kurusha izindi. Pati ya gatatu. Ni pati ya gatatu. Ariko tubwira abadukurikiye yuko tube ducumbikiye aho. Uyu munsi turakorozinga hano kuko ni birebire cyane. Noneho tuzakomeza ko twavuze ko zirenga 20. Mbi cyane. Yego. Mushumba, reka dusenge hanyuma tuze tugaruke. Turagushimiye Uwera Mana y'ukuri, byiringiro byacu, mahoro yacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, mwami udukunda kuruta unatekereza, wowe watwihamagara tugira neza, ukatwambika imbaraga, tunezeza. Reka uduhe ubwenge n'ubushobozi bwo kubasha gusobanura bino bintu. Nta wabyishoboza, nta n'uwabasha kubikora, nta n'uwabasha no kubimenya. Icyakora iyo utanze uburyo birakunda kandi bikagenda neza, kuko uri umwami uzi byose kandi uzi bose kandi uzi hose, kandi uri umukiza w'ukuri, uri umunyembaraga, kandi ibyo byose ubikora tugubwa neza. Ndagushimiye ko uri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi, kandi ndagushimiye ko uri umunyembaraga. Udufashe dusengera bumva kino kiganiro mu izina rya Yesu, mwami Imana, batahure neza ibyo barwara nabyo bashe kubihagararamo kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Turacyari mu nzozi bitewe n'abatwandikiye ibyifuzo byabo, kandi turi hano kubw'ibyifuzo byabo. Uri hano kugira ngo ufashe abantu b'Imana nk'uko Imana yabiguhishuriye, ikaguha ubwo bushobozi kugira ngo ufashe abantu b'Imana. Ni zimwe mu nzozi rero ziri dangerous, cyangwa inzozi mbi cyane umuntu ashobora kurota ntaryame, akavuga ati ntago ngomba kuryama narose ibi bintu. Ikiza kandi impamvu ngomba kubibabwira umuntu wabajije Imana imuha umugisha, hari abirota akabifata nk'ibisanzwe. Yego.
akumva ko ari nta kibazo, yarota ari mu ishuri rya kera akumva n'ibisanzwe, yarota ari iwawe ku musozi akumva nta kibazo, ati nasubiranye nawe wacu, ku bantu akumva n'ibisanzwe, yarota asambana nijoro akumva n'ibisanzwe, ati ni inzozi gusa, yarota ari kubona ari kuri tuwarete yihagarika n'icyo akumva n'ibisanzwe, yarota akora ubukwe akumva n'ibisanzwe, n'umuntu bataziranye ati ni bya bindi natashyemo. Izo ni zimwe nagira ngo duhuze n'abatarushya kiganiro, ariko ubusobanuro burambuye bumve samari wenda basubira inyuma ubusobanuro kugira ngo tugendane, ko tugomba kubyumva neza. Aha rero abantu bakumva ngo hari ikintu kirimo cyica abantu, ngo yanga inzozi, ngo ibyo umuntu aba yiriwemo, ngo urumva ngo byatekereje. Abantu bafite ukuntu bapfobya ibintu, ariko Bibiliya ubwayo mu 70 yaravuze ngo mvuga nabo basinziriye kandi bashyizweyo. Iyo ni Bibiliya. Kandi uko barota, kandi Imana itubwira ibyenda kuba. Rero izi turimo tureba ni most dangerous dreams zirenga 20. Yego. Ariyo mpamvu twahisemo ko ducumbikira hano kugira ngo part 4 cyangwa se cya 4 bazakibona mu kindi cyumweru, n'icya 5 n'icya 6 n'icya 7, kuko ntabwo ibyo twahoramo byonyine, cyane ko ni birebire, kuko hari n'ibindi. Ariko twahisemo the most, ntabwo twazivuze, ntabwo bishoboka, ubundi zigera ku 125. Urumva ko tutazi, ariko umuntu acuzinga za zindi zitusha ku buzima, ariko zikorana na karandi ba mu muntu. Aho niho cyagiye mu kiganiro cy'ejo nakubajije nti ese ibi bintu dufata nk'ibyoroheje bitwemerera tukajya mu mujyi, tukajya i Kigali, tukitera uduparufe, tukoga amazi meza, tukibwira ko byarangiye, ariko twakwirebera bwa buzima tugasanga nta gihinduka. Ikindi ukosora abantu nabambwirire, ibi ntibivuga abantu b'abakene badafite icyo kurya n'icyo kunywa, nibyo ngibyo turiho, no kubatunze za bya mirenge, nibyo turiho. Ko buriya igihombo cya mbere ni ukuburira amahoro no muri duke ufite. Yego, amahoro. Ibyo abandi bashaka urabifite, ariko nta mahoro ufite. Ariko ko nta wayagura. Amafaranga yagura umutekano, abantu bakarara iwawe, ariko ntibagura amahoro mu mutima wawe, ntibaguha ibitotsi. Abaganga baravura, ariko ntibashobora gukuramo kanseri kereka Imana ishatse kuyivanamo. Ushobora kubura urubyaro ntawe rwukiretse Imana yonyine. Amafaranga ntiyakubuza divorce cyane, umugabo yaguta ariko, n'umugore yaguta ariko, n'abana baragutaka kwinywera ibiyobyabwenge bagasara bakagiye bakisanga ahantu hose. Wababaza uti watubyaye twarabikusabye. Ufite iby'umutima wawe wifuza, ariko ubuza amahoro ava ku Mana. Soro karandi igomba kubanza ikanyeganyeza amahoro, ikanyeganyeza n'ibyo ufite, ikazagusiga umuryango uzimye. Karate narayitinye, tinya ko mworirana indege we. Itinyira ukweto rw'200 wambaye se. Ijyamo mbere. Ngo karandi itinya intebe wicaraho. Ijyamo mbere. Ijyamo mbere. Bashaka kuvuga uyu munsi bati runaka ku rupapuro rw'umuhondo tumugize uyu n'uyu. Ikemera mukajyana. Mukicarana ubundi itivuga atari ko ndabona ubundi nige ngutegeka tujye mageragere vuba. Kuri yellow paper. Noneho ukajya kuri mageragere vuba. Ati fata indonke nta kibazo. Ntawe uzabibona. Oya karande ni inyagwa, ntabwo itinya urwego urimo naho ugeze, ntitinya ibyo ukora nuko itinya umukobwa mwiza mu maso manini n'amagara, ntabura kumutera inda akabyara cyangwa akabura abantu. Turafite abakobwa benshi bize basa neza bakeye, ariko babaza ubabaza izina, kandi bagasanga ntari bujye gushaka uwo batari mu rwego rumwe, akabura wo mu rwego rumwe nawe kubera karande. Agasaziraho akazapfa ibyo yavunikiye nta muntu abisigiye. Niyo mpamvu umushumba ibi bintu tuba tugomba kubibwira abantu kugira ngo basobanukirwe, bamenye ikibahiga icyari cyo. Karande ntitinya ijipo, iravuga ngo parika nkuganirize, ubundi ugira iki? Ubundi ugira iki uretse kubeshya? Kakabisubwo nkawe nkani nyoko se wanyu barakuze se, mugabo nta gushumura byo mu kabati kayetirwa ibinini ugira ugotomera. Karande itinya inka nyinshi, warazororeka zicira rimwe. Hanga yapfusha nk'icyarwe se nacyo zabaye z'abandi ziraho ngaho, zifite veterineri n'imiti n'ibiki byose. Ukuvuga ngo karande ni ukuburiraho abandi baboneye. Karande iri mu masira kugenda. Izi nzozi tuvuga zirikinze nizo zikwereka yuko uboshywe ugomba kubohoka. Ariko nanone Imana kuba yakweretse izi nzozi nuko burya aho niho nashakaga kuba wabirose ni urukundo rw'Imana rukubwira ngo durarwana niki, ariko kora iki niki ubohoke. Ubwo wabimenye senga ihane
iyirize, shaka umushumba, aho bigombera ko wumva wagira ikintu utanga kugira ngo Imana igukureho umugozi. Utyo ubwo muri make ni nka ryabuye ryagaragaye ritica isuka. Niyo mpamvu tuzirota. Nakubwiye ngo kurota ntabwo ari bibi, ikibi ni uko zagusohoraho kandi umuntu yakuburiye. Ndakubwiye nti imbere aho ngaho hari umusimari urangije ukubise nk'ipine, ni wowe wisize. Rero Imana yakubwiye mbere. Izi nzu rero turi gusobanura ndetse tuzavuga mu cyumweru kizaza. Ni ukuvuga ngo nimba nkukurikiye neza kugira ngo tubikoretirire nyine abantu basobanukiwe, nanjye nsobanukiwe, buriya nanjye hari ibyo mba ndi gusobanukirwa. Imana ikweretse inzozi urazirose, yego, mbere y'uko zijya muri ya process kugira ngo zisohore. Ikintu ukora ni igiki, ari byo tujyaho kugira ngo turebe n'izisigaye. Kugira ngo mbere ko nakubwiye ikintu cya mbere urabimenye, kabiri bisengere, gatatu niba nta bushobozi ufite hamagara umushumba uwo ari we wese, si ngombwa jewe. Biba byiza yo hamagaye wiyumvamo, ariko ufite wabisige, ufite bwa bushobozi. Yego. Kandi nibisabwa gutanga ikintu kugira ngo bagusengere, ntabwo ikintu utanze aho gikura, ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Kuko n'ubundi yakarande ni guteza indwara, n'ubundi zisanga Faisal yatangawe hariya, za mpanuka uzivuza kandi ntibinaveho, ya divorce n'ubundi zabaho. Nakubwiye ngo ubwinshi bw'amafaranga, ubwinshi bw'imiryango, ubwinshi bw'abagukunda ntibuhagarika divorce ukiretse umwuka wera w'Imana. Ubwinshi bw'uko tunze menshi ntibukuraho indwara, n'ubundi wakwisanga barababaye. Ntibyakubuza kubyara umwana ufite ubumuga mutiza mu nzu. Kwiga Harvard, kwiga he ntibikuraho karande, kandi ntacyo karande yangira amashuri. Icyo ishaka no kutabona akazi ajyanye n'amashuri. Kwiga sugira ngo bitwaye iki? Karande muri carana ariko kavuga igifaransa, kavuga indimi gose, bakwishyurira ugire gute, ariko nzaguteza kunywa ibiyobyabwenge no gusinda utakarizwa icyizere, ube useless. Nuramuka uvuye muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, ugiye muri mu Bushinwa nuza, ariko ubuze barazezengeye, diplome ifite igira gute akaciro. Kandi hari umuntu Imana yakuremye kuba umunyacyubahiro. Iyo uzi gusenga bati karanatsinda kubuza gusenga kurongorwa, ariko nta mugisha uzagira mu rugo rwawe. Ati tugende mu majyambere wagupfunyikiyemo, karandi gapfunyika amayiwe, avuga ngo nzakurwanya, nzakubuza amahoro, amavarisi ugapakira mwasana nika goti ndasezerana mukinjiraho no mu rugo karande upfundura igisoro rivamo mbere irya mbere bwango muri make nta na kimwe. So bisoro kugomba gusenya ibyo bintu. Impamvu zino ziri very dangerous, kandi ziri very very dangerous, na most dangerous nuko zishingiye kuri karande, ibintu tugomba kubwira abantu. Kandi nyiranga babirose bazi ibyo navuze uko byagiye bamerera uyu munsi na situation bari kubona barayizi. Hari n'abatararose ariko bisanga muri izi situation, nabyo tujye tubyongeraho. Barabirota ariko ntibashobora kubisobanukirwa. Yego. Ushobora kurota kimwe muri ibi, ntago bisanga umuntu abirote byose. Oya, kimwe muri yego. Noneho nibigoranye ibyo utaravuga nawe wasanga yarakirose. Cyatumba kukivuga urumva turagisha aho ngaho. So Imana igumugisha bakomeza. Nuvanga ikintu cyadukurikiraho kuri cya karindwi cyangwa se cya mbere muri part 3. Nuvanga kwibona woga amazi mabi, ibirohwa cyangwa andi mazi afite irindi bara. No, ntabwo ari mwibase. Kwibona uri nko muri piscine, yego, cyangwa uri mu ruzi rusa nabi, kandi ukasa nk'ugiye kurohama bikakurushya, biri nko muvumba mwinshi. Abazi impano z'ubuhanuzi, amazi ubundi asobanura abantu. Amazi asobanura abantu, ntabwo wari ubizi buriya? No mu byahishuwe nicyo bisobanura. Amazi menshi bahurura, yahurura cyangwa n'amake, niba ubundi asobanura amazi n'abantu mu buryo bwa Bibiliya. Ariko nuvuga ngo uno muntu urose arimo yoga, ari muri piscine, ntabwo cyangwa se ari mu mazi yanduye asa nabi, cyane cyane ko ayo mwibaseyo biba bisobanura ko atari none mwibasha no kwa masuka nigera ko warohamye muri muroga n'umuvumba, byakubujije umwuka, ukarota ugabuza umwuka, ariko ibizi bisa nabi. Yego, biravuze ngo ugiye kunyura mu rugamba rwo gusebya. Usko bashobora kwita n'umurozi utazi nuko baroga. Uzi ko umwana yave wamuha bomba agahita arwara, batumuroza arakawugeze uroga atagiye muri bomba. Uzuba kwita umujura utarigeze wiba, ni umwuka wo kugusebya, ariko bikwambura amahirwe wari kuzakura nk'umugisha.
Imana irakubwira ati senga ubwo uri mazi ni abantu bagiye kukwanduza abandi basa nabi bagiye kwicira reputation bagiye kwicira hazaza hawe senga bitandukanye hahandi nakubwira cyagiye ngo umuntu agapfana ibyiza yari afite kubera ko kwiga yarize burangara bufite imbaraga zifite imiryango arayifite ariko nta muntu umurokonesa satani afashe isura ye afasha ayambika icyasha agukubitaho urumasike barakuvuga ibyo utari byo barakubwira utari byo bivuze ngo Imana igwishuriye ngo gira ubwenge kandi ugere kure kugira ngo ubashe kumva ko Imana muri kumwe. Wumvise nzoza ariko ndi kuyumva. Mu buzima n'imyaka ufite nta muntu urabona bicira CV kandi bo nta n'ikibazo afite benshi ariko hakaba akantu gato satani arakanyagwa ashobora kugira gutya abari icyo yoririraho abakarinkinga n'akantu gato hagizemo n'uruhare ariko wagaragayemo gusa busebwira ko abafunze bose bariko bakoze icyaha rwose baravuganye n'umuntu hari no kuba uri ahantu habi mu gihe kibi tayari ukahisanga hakorewe ibintu runaka byo gusasa impamvu ni n'ibindi ubwire n'ibindi bangahe bari kurengana reputation y'umuntu ugasanga baravuga ngo yarize arashoboye n'umunyembaraga afite byose ariko n'ibyishe byose muhamagaye umujura muri biro kandi ntayo wibye uyu mujura muzamukira baturiya mukobwa nujya kumurongora mubonye akaga mu muryango araragenda nijoro kandi ntuzi ko akora izamu ntuzi igihe bamucyurira umuntu umuherekeza atashye ati ni umugabo ni indaya umuntu akitwa indaya nta n'umugabo yigeze kuburyo no basanga nta muntu barahura ariko icyasha kikamufata kuko hari aho bamubonye yego umuntu agafotora kandi uwo muntu warose bino bintu nta cyasha kitamufata ibintu byose biramufata none se singuri ati singiye ifoto none singiye se nese sibinye iyi sibyeri yari imbere ya mushumba sibyeri yakana kandi bayihujemo ati nese murajya impaka iri kodi se murajya impaka se none se suyu nguyu karandi shaka n'ibimenyetso by'ibinyoma bashobora kwita indaya mu buzima bwawe utaramanura ipantaro bikagufata karandi irakurinkinga nyine n'umwana bamugushyiraho ntawe ufite umuntu warose bino bintu bisobanura umwuka wo kugusebya mu rwego rwo hejuru ariko bigambiriye kwambura amahirwe kuko inzozi zitubwira hazaza niyo mpamvu none ubundi Imana ibidishura hazaza na Satani akica hazaza ariko iyo byabonetse nacyo bigutwaye iki kintu umuntu wabirose mwibaseho nibisanzwe bisobanura mwibaseho ko wikarabya ngo niyo wishoye muri urwo rugamba kandi yaragushutse urishora wagiye mu ideni utazishyura barakubuje ati wisanga uwo mugore atereka reka Imana yaravuze itavuga ngo rwubakwa no kwihangana ndagiye ngiye kugerageza nta muntu ugerageza mu rugo igerageza rikorerwa hanze y'urugo ntago rikorerwa mu rugo biranga cyangwa bikemera mu rugo ntabyo kugerageza ngurumva ngo uriya muntu ngo nzagerageza ngo kugerageza ntago bikunda ugiye kuba ingoroje noneho bakwangira urunuka bwa ati ndarakwanze ubundi njye wakemeye sinakakwemeye ahari ugiye bwa ati ngiye niyo nkubonye se miraza kandi mu bantu umugore ati umugabo ati mva mugabanye iyo nkubonye se miraza singushaka singukeneye sinshaka no kukumva sinshaka no gutwara ibintu utagira ngo naje gutwara umugabane wawe umugore afata ivarisi arigendera niba ushaka kuzampa mu mazu yawe uzampe cyangwa uzayareke ndakwanga wowe ntiwabaye intwari uzame cyangwa uzabireka yarabikoze hari umuntu ukwanga hakwangana n'ibyawe byose yampaye nka makuru ufite yaba babigeraga gutya niba abandi baje kuba mu rugo atagambiriye imitungo yawe ari bakagira ubwo avuga ati oya birananiye ndagiye yaje kugerageza ati ngiye kugerageza ati ngoragoze ndeza n'imyitozo urimo igerageza ari hanze ntago ari ibanga ririmo nuko wemera kubana n'igisozi uwo mwashakanye se tu hari ubiranira rya rero urumva uyu muntu warose arimo yogama yamwibase we
asa nabi niwe ubyiteye kuko arimo ariyanduza kubera kubana n'abantu babi. So rero umuntu wese birakomeye, nayo ni imwe mu nzozi zikomeye ziteye ubwoba ukwiye kumenya umuntu w'Imana. Nawe ariko niba wibonaho bino bintu byo kuba bega muri make no gutakaza igikundiro mu kandi nubireba uzasanga niwanya ariko bimeze mu rugo. Ariko sikubona imiryango mwarize muri nk'abantu 10 cyangwa 8 mwese n'abafite akazi, si ikibazo. kandi abari abanyuma aribo bafite akazi. Tavuga ngo henda no amahirwe gusa akajya nyura imbere yawe yareba n'amaso, ariko kubera kugusebya n'urugambo ugera icyo geraho. Ikindi tukwiye kubona inzozi mbi cyane kurota urya. Bimpora mbibabwira buri munsi bakabimbaza kwe. Icyo warya cyose, icyo wanywa cyose, uko wabirya kose, shaka bari imbuto, kireka niba ari ishashi simbizi, ariko ibiryo byose urira mu nzozi bivuze ko umurozi ari ku bitugu byawe nta mahoro ufite. Kandi abarozi ntago arabazana ibitamikano n'ibyo bateze mu nzira. Hari n'abarozi bo mu kanwa, amagambo utongera tuga bagatongera bakavugura bagahuhera bagasunika, abandi bakajya bati ndagusunika ndaguhirika ndakumanura ndakuvuvuya ndakutega ndaguta ndakuroha, bagasanga nawe uri umunyantege nke. Abangaba n'abantu baruga amasezerano y'umuntu n'amahirwe y'umuntu. Abambagira inama ngo nyaboneka ibyo ufite nk'umushinga bigira ibanga, kuko utazi abo bwira imbaraga bafite. Ashobora afite imbaraga z'imyuka mibi, ashobora no kuba afite imbaraga z'aho wari ugiye kujya. Akababwira turiya muntu mukoze ishyano, muhamagaye ikishi muri uyu murimo, ntimuzi ibyo mwikorereza. ntabwo muzi ibyo mukoze kubera icyo warabimubwiye. Ubwo so ni umurozi mwiza akoresheje umunwa none, kuko ariko kwamubwiye amakuru. So rero kurota rero uri burya ni bibi kurota inyama ni urupfu, kurota inyama zitogosheje ni urupfu, kurota urya ibigori, icyo warya cyose harimo uburwayi, hari nk'impanuka, harimo agahinda kadashira, hari nk'ibintu byinshi, kuryana k'umuryango no kwangana. Niyo mpamvu kurota urya nayo ni inzozi mbi cyane, iri very dangerous, ku buryo uyifite atagomba kugutuza ngo avuge ngo reka ngo numva nta kintu, ngo reka ngo nta kintu bitwaye. Wapi konese ko naryaga imbuto mushu biragitwaye kuzirya ni byiza, ariko atari mu nzozi. ariko atari mu nzozi. Ngo narose ngo nukuri ngo ndya ibintu nkunda. Yigeze gusengana n'umugabo umwe, niba ari inzara yari imuriye, simuvuga mu izina kuko arakomeye, umuntu wese arakomeye uhereye ku wavutse. Yego, ngewe uhumeka wese numva akomeye. Tugeze ku munsi wa gatatu twapfa gusenga iminsi 5 tudasohoka mu nzu. Tugeze ku wa gatatu aramwe ngo narose Imana duha fanta orange, ngo bisobanura ko amasengesho ashojwe. Nifashe ku munwa mbona mushubije, urosumwa none urambwiye ngo n'Imana igwaye fanta. Ati niko nabibonye, ariko nabibonye nge sawa rero ati n'ubundi twari tugeze kure kandi Imana yatwumvise. Njye ntabwo nshinzwe kuremerera umuntu, hari impamvu kuva nta mpamvu. Ubundi ngewe muri kamere yanjye nta muntu ndemerera, ariko nta n'umuntu nyikoreza ibintu bye. Ayo witumye ugomba kuyahanaguza igitiyo cyangwa ibitaka, biba ari shawuri yako. Yako pe ambwiye ati rumva ati rwose ati matire ati kanguka ati Imana impaye fanta orange ndayinyweye mu nzozi. None se isugira imbaraga ngo dukomeza ati numva twasoreza. Kubera ko byagenze, ariko giye numvaga twakomeza kuko ibyo warose ntabwo ari Imana. Ibintu byo kunywa kurya ni bibi cyane, ni umwuka wa karande, ni umwuka w'ubukene, ni umwuka w'uburwayi, ni umwuka wo gusenya, ni umwuka wo kutatera imbere, ni umwuka mubi uri ku buzima bwawe. Wagombye kubyirukana bikava mu kubaho kwawe kugira ngo ubashe kubona icyo ugeraho. Abadukurikiye ndakeka nabo bari kubyumva neza cyane. Ngayo nguko ndacyakomeje, nota se n'igihari iracyahari, ni nkinga hari kuko nta banga tugira. Harasigaye iminota 4 yose. Iminota 4 ndavuga ibintu byihuta. Ibi nabivuze inshuro nyinshi, nongera ndabivuga nubwo bangarura ikibazo. Twe dukangurira abantu kureba ibiganiro byatambutse, ariko ntituzarambirwa kumva ibyifuzo byabo. Tuzabikora
kurota bakogosha umusatsi. mu nzozi Ikijyanye n'umusatsi hehe ni mu nzozi. Karota bakogosha umusatsi, bagushyiraho plante, bagushyiraho meshe, hari ibintu bakora mu musatsi wawe. Icyo kivuga umwuka, kurabona geri hejuru y'umutwe nta kindi gihari n'umusatsi. no musatsi wonyine. None umusatsi nicyo kibara n'ubwiza bw'umuntu. Noneho kubona babikora nuvuga ngo nukukora ni ikimwaro cy'ibihe byose, ni ugutakaza no guhomba no gukena, ni ibintu biteye ubwoba bikomeye, bigaragara yuko amahirwe adahari. Tagira ngo ntangurange n'iminota. Baba kwatsa icyubahiro Cyane kandi iyo bongereho abantu bagiye gukongeraho bakubeshyera. Bagusize tentire, icyubahiro cye barakivangiye. Ariko ni mu nzozi. Niho turi. Kindi cyo kwitunga mu gusenga. Inzozi ziteye ubwoba abantu kwitunga. Kubona ukikiye umwana utazi yavuye cyangwa umwosa utazi umwana n'uwandi. Kandi baravuze ngo umwana no umugisha yava muri ibyo bintu. Umwuka wera Ni umugisha y'umwana umuzi, ntagasobanura umwuka wera. Umwana w'umuhungu asobanura iterambere n'ibikorwa byifatika. Aho ni mu nzozi. Umukobwa asobanura mu busobanuro bwa Bibiliya. Umukobwa asobanura ibyishimo, umugisha n'umunezero mu muryango. Umuhungu niwe ntumvise neza. Iterambere n'ubukire n'ubukungu bukomeye. Noneho kurota uteruye umwana utazi, ukanamuha n'ibere utamuzi, biravuze ngo uri muronkwa n'ikintu utazi icyo ari cyo. Cyatwaye ubutunzi, cyatwaye ubwenge, cyatwaye ikintu ntabwo muzi, kuko burya umwana arakonsoma. Ariko umwana gukonsoma nawe umutejemo inyungu, kandi uwo ntabwo umuzi. Inzozi mbi cyane. Teye ubwoba abantu bakwiye kwitondera, bakamenya, bakirinda. Navuga nyinshi kuko nitwavuze kurota uri mwirimbi cyangwa ugendagenda mwirimbi. Noneho rya kera batagishyinguramo. Bintu bibi cyane. Bibi cyane. Reka tuye turekeye aho. Yego. Ahubwo tubagira inama. Tubagira inama. Ibi byose tubabwira ngo muri comment n'undi ushaka ko tuzamufasha yatasobanukiwe yandike muri comment. Ariko dusanga atari very dangerous dreams. Tuzabwira uko byifashe. Twifurije no mugisha w'Imana no komera no kumenya ko kubirota ni kimwe kingira akamaro, ariko no kurinda ko bigusohoraho ni ikindi kingira akamaro. Ubu nakubwira kurota wambaye iranje kandi uri umuntu mukuru. Abantu ntibacyambara iranje, ubu ni pampa. Pampa rwose. Ni diapa cyangwa ni pampa. Nta maranje noneho ni hatari. Mu nzozi. Mu nzozi uri umugabo ukambara igipa. Uri umugore. Bivuze ngo ufite ikimwaro cyiteka kandi karandi yawe irahishe mu buryo bukomeye. So rero Imana ibaha umugisha. Yego. Niba nasoza sinzi ubinyemereye. Reka ngushimire, tuzagaruka muri ibyo bice bindi muri kiriya mu cyumweru kizaza. Yego. Kuko cyo niba nkeneye kurumva ubu mbaye mbihagaze ko ntago twahora mu nzozi gusa, tugiye kuvuga n'ibindi bintu tugomba kubwira abantu. Tuzavuga ku munsi kurikiyeho. So rero nta tucumbikiye aha. Imana ibaha umugisha ikora niki kubimenya, guhamagara abisigiwe, fasha gusenga, tanga itamo kigukuro karande, kuko izi nzozi turi kuvuga ni izifatanye na karande kandi mbi cyane, kandi abantu barota bagasuzugura. Muhabwe umugisha n'Imana. Ndagushimiye cyane.